Reka mbashimire rero mwe mwese mukomeza kubana natwe hano kuri Greta TV2. Reka mbaye itaze mu biganiro byacu by'uyu munsi kandi nkomeje kwihanganisha ufite ibibazo aho uri mu mpande z'igihugu zitandukanye, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aha murabona dufite abatumirwa kuri kamera, n'abavuga butumwa n'abakozi b'Imana. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu dutangire batwibwira, tumenye turi kumwe nabande ne bantu ki, ese turaza kuganira nabo tumenye byinshi bigiye bitandukanye kuri umurimo w'Imana. Reka dutangire batwibwira. Nitwa Mukandamije Alphonsine, umubyeyi mfite umutware. Ndabashimiye kuba kari bo mamaye kuri Greta TV2. Nakoze cyane. Murakoze. Nanjye amazina ni Patrick Sibomana. Nanjye turabashimiye ku ikaze mwaduhaye Greta TV2. Imana ibaho umugisha cyane. Mwabumvishe cyane rero ko aba nibo tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka dutangire dusenga, twiyambaza Imana, noneho tubone gutangira ikiganiro cyacu neza. Imana Data twese, uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Iyo wowe icinze nta muntu wabasha gukingura, iyo ukinguye nta wakinga. Byumvikane ko ari ufite ubutware bwose buhagije bwabasha kurinda umuntu. Hanyuma turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuhagarara imbere, kwicara imbere ya kamera kugira ngo dutangarize abantu imitima yabo ikomere yongere ihumure. Turagushimiye rero, dushyigikire umuntu wese wumva iki kiganiro, agire ahantu kimukura naho kimugeza. Izina rye rikomeze rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Ngira ngo wowe waba uba muri uyu mwuga cyangwa se uba muri uyu murimo, cyangwa se ukaba uri umuntu usenga, ukunda Imana, ukunda kumva ubutumwa bwiza, ukunda kuba hamwe n'Imana, ntago navuga ko waba utarumbishe inkuru z'incamubongo zimaze iminsi zicaho cyangwa se muri uyu mwaka washize cyangwa se n'uyu nguyu. Twabashe kuburamo abantu b'ingenzi cyane bari bafite uruhare rukomeye cyane muri umurimo w'Imana. Twabuze Pastor Theogene, ibyo ngira ngo turabizi, ni ibintu byaduciye umugongo cyane. Tubura Evangelist Annette, nawe yari umuntu w'ingenzi cyane muri uyu murimo. Abo bose ni abantu bari bakomeye, cyangwa se navuga ko bari bafite agaciro gakomeye. Byinshi twabigiyeho, byinshi twagiye dukomeza gukurikiza nk'inama zabo na n'isa tukigenderaho. Ni abantu navuga ko ari abantu b'ingenzi, ni abantu navuga ko ari abantu badasanzwe, ndetse yewe binagoye kuba twabona abandi bantu nkabo. Uyu mwaka rero ngira ngo iminsi ishize, mbere na mbere, nta muntu utazi Pastor Ezra Mpyisi. Ni umuntu warufashe runini cyane muri uyu murimo w'Imana, ni umuntu warufashe inkingi ya mwamba cyane, ko ni umuntu mukuru. Yari afite amagambo meza, impanuro, sinzi ukuntu namuvuga. Ni inkuru ibabaje, mwese mwarayumvishe muri iminsi ishize, byadukoze ku mitima. Banje kwihanganisha umuryango we muri rusange, ndetse n'abantu bose muri rusange bakundaga inyigisho ze, bakundaga kumva amagambo ye y'ubwenge yajyaga atubwira. Aba rero turi kumwe ni bamwe mu bantu bagiye babana n'abo bantu cyane, inshuti zabo, n'abantu ba hafi cyane bagiye bakunda kuganira nabo, bagiye basigana izo mpanuro, bagiye bakunda kurikira inama zabo, ndetse akaba ari n'abantu navuga ko bagiye banabasura. Ni abantu bagiye baganira nabo cyane. Uyu munsi rero tubazanye hano kuri Greta TV2 kugira ngo tubashe kuba twaganira nabo badusangize kuri byinshi babigiyeho, badusangize ku buhamya bumwe na bumwe tutari tuzi, tutabashije kugenda tumenya. Ni byinshi byagiye bivugwa, ni inkuru nyinshi mwagiye mwumva, ariko noneho aba nabo ni abantu ba hafi kuri bo, kandi byinshi badusangiza cyangwa se batuganiriza, tukaba twabasha natwe kugira icyo dutoramo kuri aba bantu b'ingenzi, kuko bagiye bakunda kubana nabo cyane, bagakorana n'umurimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka duhere rero kuri uyu papa, atuganirize. Nawe ni umuntu atubwire se we muri abo ngabo uw'ingenzi cyane kuri we, cyangwa se uwo yagiye yigiraho cyane kurushaho, cyangwa wabanye cyane kurushaho, nawe atubwire icyo yamusigiye, adusangize. Nyamuneka, waba usenga waba udasenga, ariko ntabwo wibuka Imana ikora, ntabwo wibuka Imana ibaho, nta nubwo we ko kuba mu Mana nta kiza nkacyo. Reka tumwakire rero, karibu kuri Greta TV2, ngaho tuganirize, utubwire, udusangize, natwe dusangire kuri iryo funguro byibura
yabaragusigiye? Murakoze cyane. Mu by'ukuri kugeza uyu munsi mfite agahinda n'umubabaro mu mutima wanjye, kuko maze igihe nicara nkatekereza kuri aba bantu uko ari batatu, nkumva mfite agahinda gakomeye ndetse n'umubabaro ukomeye kuri njyewe. Mpereye ku Pastor Ezra Mpyisi, mu by'ukuri njyewe ubu tuvugana ndamureba nk'inzu y'ibitabo duhombye. Icya mbere yari umupapa muwe mu marangamutima ye, cyangwa se uko yabanaga n'abantu, uko yabanaga n'Imana, byari ibintu bimeze nk'aho ari umwihariko. Njyewe umunsi umwe nagerageje kujya kumusura, tugenda turi batatu, tuhageze aratwakira. Ikintu cya mbere nabonye cye nakunze, mwumva kimbereye ikintu gikomeye, mwumva nyimwigiyeho, n'ubundi guharanira kugira ngo nanjye nzatere ikirenge muke. Twarahageze, tukihagera, mbere yo kugira ngo akwakirize ibyo kurya, mbere yo kugira ngo akwakirize icyo kunywa, arabanza akakwakiriza Bibiliya, akabanza agafata Bibiliya agasoma, akakwigisha ijambo ry'Imana. Ibindi biza nyuma, ariko ijambo ry'Imana ryaje mbere, yari guhaye mbere. Ibi rero nza kubikompara ndebye, numvishije inkuru z'akababaro ko yagiye, ko yarwaye amezi 6. Mu mezi 6 yarwayemo ntabwo yari afite bwo gupfa, kuko buriya umuntu wakoreye Imana, umuntu wabanye mu bihe by'Imana, ntago akenyuka, Imana irabanza ikamuteguza. Mu mezi 6 yamaze arwaye, iwe yari afite ibyiringiro, nubwo yabazwaga n'umubiri waramubabazaga kubera n'izabukuru yari afite, ariko muri kwa kubabara kwe Imana yarimo iragendaga imutegure kugira ngo imuhe ijuru nk'uko yarikoreye. Buri ijuru rirakorerwa, hari abantu benshi bumva ko ijuru ari ugupfa kuryamo. Ikintu namwigiyeho, naragiye turamusura, ibiganiro yatuganirije, nari narafata n'agakiza neza gahamye ngo mvuge ngo ndakizwa, ariko mu magambo yabashije kunganiriza cyangwa yatuganirije abantu twe turi kumwe, twavuye dufata umwanzuro wo kugira ngo duharanire kuzatera ikirenge muke, dufate nawe nk'inshingano yari afite Imana yaramuhaye kugenda abwiriza abantu, kugenda ahumuriza abantu, amagambo meza yagiraga iyo mbese avuye ku Uwiteka. Nanjye numva mfite umuhigo munini wo kuzatera ikirenge muke. Nibwo twaganiriye, aranambwira ngo ntabwo mushobora kuvanga nta kintu mbahaye. Aduha impano ya Bibiliya, aravuga ngo ko mufashe umwanzuro wo kuzatera ikirenge mu cyanjye, aduha impano ya Bibiliya. Ejo bundi numvishije inkuru ze, numva ngize agahinda gakomeye ndetse n'umubabaro, kuko duhombye umuntu w'ingenzi. Muri make duhombye umuntu w'ingenzi. Naricaye njya mu bushakashatsi ndareba, mbona kuzongera kubona umuntu nk'uyu nguyu wafataga ibintu by'Imana akabiha agaciro, wageraga imbere y'abana akavuga ashize amanga, adaciye ku ruhande, akavuga Imana nk'uko iri, akavuga ijambo nk'uko Imana yarimuhaye. Biragoranye cyane, biragoranye. Ubu niko gahinda mfite, ko kugira ngo tuzabone undi muntu wasimbura Pastor Ezra Mpyisi, kuko ni ibintu bigoye. Buryo twaganiriye, naragiye mbona mu magambo meza yageraga ahantu ari kubwiriza, buri muntu wese akahava afite ijambo ajyanye. Buri hari igihe umuntu yigisha mukarinda arangiza asoza kubwiriza nta jambo na rimwe rizima wamukuraho, ariko yavugaga amagambo make ariko y'ingenzi, arasa ku ntego. Ubwo rero mfite agahinda gakomeye n'umubabaro wo kugira ngo tuzongere tubone uyu muntu. Tugarutse gato kuri Pastor Theo, iwe yari inshuti yanjye, two twasenganye igihe kinini. Hari aho twajyaga duhurira tugasenga nawe, na pasiteri wanjye yaranyoboye ku rusengero kuri ADPR. Uyu mupasiteri nawe mu by'ukuri ibintu yakoraga cyangwa se ishyaka yagiriraga abantu ko kugira ngo yamamaze ubutumwa bw'Imana, agafata abantu akabakura mu muhanda akabashyira mu rugo. Mbese ni ibintu bigora umuntu gufata umutima we, ugafata abantu batatu ukabashyira mu rugo iwabo, kuko hari n'abantu benshi bigora no kuba yafata 1000 akakiguha, ariko ibaze gufata abantu nka 40 ukababwira ati muze mu rugo iwanjye, nge nzajya mbagaburira izo nshingano ukazifata utarababyaye. Duhombye abantu b'ingenzi mu myaka isa nkaho yegeranye. Ibi bintu bigiye kudutera ikintu cyitwa impungenge cyane cyane ngenda zifite zo kugira ngo imyaka iri imbere tubone aba bantu kuko baraba umumaro. Sinzi uburyo Imana iri kudutegurira abandi bantu, kuko wendera cyafite abakozi. Yigeze ibwira umunsi mwigeze ibwira yamubwira ngo haracyari 1000 bitarapfukamira Bayali. Byumvikane ko ushobora kuba hari abantu, ariko kugeza uyu munsi mu gihe batari bagaragara, mfite impungenge zikomeye zo kugira ngo tuzongere tubone bano bantu babasha guterura haremereye nk'aho abantu bateruraga. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Murumva yuko
aya ni amagambo akomeye. Njyewe ngarutse kuri aba bakozi b'Imana mba numva mfite n'ikintu iyo nibutse ko batabarutse. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, tubaho tugakora, ariko buri wese mba numva yakaba yareba mu ruhande rwe akareba ese niba ndiho, ese niba ndi gukora, ibyo ndi gukora bimeze gute, ese ndakora ibyiza byibura ku buryo hari inyigisho cyangwa hari umusaruro, hari imbuto nzima irimo kuva mu bikorwa ndi gukora, naho naba ntari ibyo nakoze bizakomeza byo bihindura benshi, cyangwa se bikora hari ikintu kiri gukorwa, cyangwa se nkaguma ameze nk'aho ndiho. Nibyo koko baratabarutse, ariko ibyo bavuze, ibyo bakoze na n'isabira cyakora. Ni ibintu bikomeye cyane, cyangwa se navuga ko ari ibintu by'agaciro, ni abantu bake babaho nk'abo. Reka tugaruke rero kuri uyu mama wacu, nawe ni byinshi azi, ni benshi yabanye nabo, by'umwihariko noneho kuri abakozi b'Imana nawe hari icyo yabatubwiraho, hari icyo nawe bamusigiye, hari n'icyo yabigiyeho. Ni karibu. Murakoze cyane. Ndabanza nihanganishe umuryango wa Ezra Mpyisi, nihanganishe umuryango wa Annette, umutware n'abana. Turakomeza kwihangana twese muri rusange, ari abantu bacu hafi. Ezra Mpyisi yakundaga kuvuga ukuri, nicyo kintu namwigiyeho. Yavugaga ukuri iyo yabaga yaje muri graduation, yabwiraga abanyeshuri ati ubu tuvugana hari abagiye kugenda baba imbobo, kandi koko nibyo. Ubu tuvugana hari abagiye kwambuka kaburimbo imodoka zibagonge mu Girusororo, kandi koko nibyo. Akababwira ati ubu tuvugana hari abantu bazaba abagabo bakore utuzi dukomeye, bajye mu mabiro, bajye bahembwa amafaranga, umushahara muremure. Agasoza avuga ati njyewe nk'umubyeyi mbahesheje umugisha wa kibyeyi, muzahahaye murongo. Namukundaga, yagiraga amagambo y'ubwenge kandi akagira ukuri kwinshi muri we. Evangeliste Annette yarambabaje cyane, yagiye mu gihe umuntu wese atatekereza ko yagenda. Yaratunguranye, naramusuye turaganira. Namusuye avuga, kuko ntabwo yigeze arwara ngo arembe cyane, oya ntabwo yigeze aremba. Namusuye avuga, turaganira. Mu buzima busanzwe yakundaga gusenga, agakunda abantu atarobanuye ku butoni, agakunda kwakira. Twigeze tujya kumusura, atwakirana urugwiro, ariko ijambo ryamuhoraga mu kanwa ryari ryo kuvuga ngo mujye mureka dukundane, dusurane, dukore ibikorwa byiza nk'abantu tutazaguma ku isi. Natunguwe igitondo kimwe cyo kuwa kane numva ngo Annette ntakiri mu isi. Byarambabaje, numva binkomerekeje umutima. Nari ndwaye ariko numvishe ndushijeho kuremba. Pastor Theogene biragoye ko twabona umuntu uhagarara mu cyimbo cye. Ubu none handamutse nkubwiye ngo shira umuryango w'abantu 40 mu rugo iwawe, ujye ubagaburira, ujye menya amashuri yabo, ujye umenya uko bari, ujye umenya uko bizi, ujye umenya uko baryamye. Ni ibintu byapfa kugorana, kuko kubona umuntu uzasimbura Pastor Theogene biragoye. Pastor Ezra Mpyisi twamwigiye, tuhora tumwigiraho ko yavugishaga ukuri, tuzagerageza tuvugisha ukuri. Evangeliste Annette yakundaga abantu cyane, akakunda kwakira abantu, akagira urugwiro rwinshi. Aho muhuriye muri benshi, bikasaba ngo mwese buri muntu wese amugereho, amuyambire, amubaza amakuru, mumeze mute mu rugo. Nyine yakundaga kwegera abakristo be cyane. Urumva yakoraga mu midugudu y'Ikinyarwanda, ariko ne international naho yakundaga kuba ariyo. Twabuze umuntu w'ingenzi mu by'ukuri, kandi akagira amagambo y'ubwenge. Ariko Pastor Theogene turi kwibaza ubu nonaho umuntu waza agahagarara mu cyimbo cyewe, agatunga uwo muryango ungana gutyo. Madamu we yigeze akora ikiganiro, aravuga ngo yari wa muntu ujya mu kazi agatahana abana, mwanya wo ko yatahana ibyo kurya, mwanya wo ko yatahanye ibirayi, ahubwo agatahana abana. Kandi madamu we turamushimira, ni umwana mwiza, kuba yaremeraga kwakira abo bantu kugeza ku rwego atahaho
yatashye bitunguranye. Umuntu wese wabyumvise yacitse ururondogoro. Kugira ngo niba mwarageze ku itabaro rye, twebwe twarahageze ku itabaro ryiwe, n'ahatuye turahagera. Wasangaga huzuye no hejuru kwitabara, hari huzuye umuhanda wose, bibaza uwo muntu wapfuye yakoraga iki, yari muntu ki. Ariko abazima n'abasazi mu muhanda bagenaga bavuga bati uyu muntu aratubabaje. N'utari wamubona na rimwe, ntanswe twebwe twasangiye nawe, iyo wajyaga kumusura wageraga iwe akavuga ati mwana mutera ubugarizi. Mbese byajwi ryiwe ntabwo rizigira ritova mu mutwe. Twigeze duhura rimwe mu muhanda, hari habaye siporo, biba ngombwa ko baduhagarika, dushyira imodoka ku ruhande. Aragenda, amagambo yabwiyemo umupolisi yatumye aturekura turagenda. Yaramubwiye ngo ni njyewe w'inigamani, ubuse ntiwampa inzira nkatambo. Kwa kundi nyine ababivuga. Umupolisi no guseka cyane n'umurwenya rwishi. Ngaho genda niga. Kandi yari umupasiteri. Mu by'ukuri tugiye gusenga hari dimanche, kwa kundi haba habaye siporo mu gitondo. Ni umuntu utazasibangana mu mitima y'abantu. Ibikorwa bye, aho Imana yamukuye, amagambo yavugaga, ni wa muntu wakundaga umuryango kuruta uko yakundiraho. Njyewe twarihuriye ambwira ukuntu hari umupasiteri umwe wamuhaye amafaranga wajye gutembera i Burayi. Najyaga numva babivuga ku social media, ndavuga ngo yanzamwibariza, kuko burya ikintu wibwiriwe na nyiri umuntu nyiracyo bitandukanye no kuba wabisoma ku social media. Ndamubaza se koko wahawe itiki n'amafaranga azagutunga muri hoteli ujye gutembera i Burayi ntiwajyayo? Arambwira ati ntabwo nari kujyayo mwana, ati nababa niga banjye bashonje. Wabyumvise? Rero biragoye ko twazabona umuntu witanga. Nyamara ubu none baramutse bantunguye ngo njye i Burayi, ntabwo nashobora kudahita ntekereza ko amafaranga nagakoresheje i Burayi nayagaburiramo imfubyi. Ariko we ntabwo yigeze ajyayo, ahubwo yahise afata abapfakazi, imfubyi, babana yagiye akura mu biraro, ahita bagaburira, abandi arabambika. Ni ibintu byabayeho, ni ibintu nawe yivugiraga atari yagenda. Turababaye, dufite agahinda kuko tutazongera kubona umuntu umeze nka Pastor Theogene ugira umutima nk'uwe. Cyakoza Imana iracyafite abakozi, nitugira amahirwe tukamubona, Imana izabe dukoreye ikintu cy'imbaraga. Kambashimire cyane, ariko by'umwihariko bigaragara ko uyu ni umusaruro w'ibikorwa byiza bakoze. Yego. Natwe twakabaye twigiraho. Ngira ngo buri wese yakwibaza, ese niki kintu twakora, niki cyakorwa, ese habura iki kuba twagira abandi, kugira ngo hakorwe icyo kugira ngo hazaboneka abandi bantu nk'aba ngaba. Ese twe turasabwa iki kugira ngo tube dushingiye ku nyigisho baduhaye, ku mpanuro baduhaye, ku bikorwa byiza bakoze bigaragarira amaso, niki twe dusabwa gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo natwe tuzasige ishusho nziza nk'iyi ngiyi, tuzasige imbuto nziza bakiri muri ubuzima. Twe turacyafite amahirwe ko turi muri ubuzima, turacyafite umwuka, turacyafite amaboko, turacyariho, turahumeka, twakora byinshi. Ariko si imbaraga cyane nihe ziri gushyirwa kugira ngo tubone abantu basimbura abangaba. Imbaraga aho zashyirwa, cya mbere ni ukwitanga, cya kabiri ni ukugira urukundo utagamije izindi nyungu. Kuko nka Pastor Theogene ntabwo yabatunze kuko yari afite ubushobozi, yabatunze afite bikeya. Biragoye ko umuntu yatunga abantu nta bushobozi afite. Ariko we nimba mwaramuteze amatwi, yakundaga kuvuga ijambo imvange ngo ya speciale. Impamvu bayise speciale nuko yabaga ari imvange idatubutse kandi bakayisangira ari benshi. Icyo twakora nicyo mwari mumbajije, birasaba ko tugira urukundo tutagamije izindi nyungu, kandi tukagira ukwitanga, kandi tukabaho twizeye, twumva ko umuntu akwiye kugirira neza abazi n'abatazi kugira ngo azabone imirimo asiga ku isi. Urakoze cyane. Niki urabona ari abahe bantu bari basimbura abangaba bagiye? Ese urabona hari abandi bantu dusigaranye byibura twafatiraho urugero, cyangwa se twavuga ati byibura baragiye ariko abantu dusigaranye bari gutera ikirenge muri iki ni abangaba? Ibi bintu ni ibintu bigoye
ni ibintu bigoye, ariko icyo navuga ngo umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo kwiga ni ukwigana. Kugira ngo wige urigana. Buriya Imana iracyafite abantu benshi, iracyafite abakozi benshi, nubwo batari bagaragara ngo tubabone. Twe turavuga abo twabonye, ariko biragoye kuvuga abo tutarabona ngo bagaragare tubamenye. Kuko niba hari umuntu kuva Pastor Theo wapfuye hashize igihe, kugera uyu munsi rero nta muntu uragaragara usimbura ibyo yakoraga, ntabwo turamubona, ntabwo aragaragara. Icya kabiri, Pastor Ezra Mpyisi nubwo hashize iminsi atabarutse, ariko nawe ntabwo turabona umusimbura tuvuge ngo uyu muntu arajya, ariko bari babiri byibuze bakoraga nk'uko yakoraga. Evangeliste Annette nawe hashize iminsi agiye, nawe ntabwo turabona umuntu uvuga ngo reka nze ntere ikirenge muke nk'uko yakoraga nanjye ariko nkora. Ibi bintu rero biraza kugorana, usibye Imana yonyine ijya ibasha kugira abakozi ku isi yose, igahagurutsa umuntu tutari twiteze. Ariko icyo navuga ni uko twebwe ubwacu twabasha kwigana tukigira ku birenge by'abandi uko bakoraga. Buri icya mbere, niba umuntu akora neza, kumwigiraho nta kosa birimo, kumwigiramo nta kosa birimo, kumwigiraho ibyo yakoraga nawe ugashaka kubikora ni ikintu cyiza, kuko buriya kwiga urigana. Abantu bavuga nawe ugasubira mu magambo ari kuvuga, ako niko kwiga kwa nyako. Ibintu rero biraza kugorana, ariko icyo nahamya ni uko Imana igifite abakozi, wenda isaha n'isaha hari abandi tuzategeza kugeza uyu munsi ntabwo twari twababona. Ubwo nizo mpungenge dufite kugera uyu munsi. Mvuga ngo waba yumva ari update yo kugira ngo atere ikirenge muke, abigaragaze nawe atugaragariza urukundo nk'ubwo bagiye badusigiye. Imana rero ikomeze dufashe, kandi mbabwira ngo bakomeze bihangane, natwe dukomeje kwihangana, dukomeze dutegereze turebe icyo Imana iteganirije mu myaka iri imbere. Imana ibahe umugisha cyane, ko nta wundi umuntu mu bumuntu ari niki. Yes. Niyo baba ari impanga zavutse ziri version, biragorana ko ushobora gusanga abana bahuye 100% cyane. Iyo ngeze aha ndavuga ngo abantu bafite urukundo tuzababona, abantu bazakomeza kudutoza gukizwa, kuko duhora tubyiga, ntabwo umuntu arageraho Satani atarasa imyambi, tuzababona. Iyo ngeze aha mbwira abantu bari ku isi yose babasha kumva Ikinyarwanda ngo bazagira urukundo, nta kindi kintu bagamije, nta zindi nyungu bareberaho, ahubwo bagira urukundo no kwitanga. Abo bantu barahari, bazaboneka, kuko umuntu arihariye. Nta muntu wamera nka Theogene 100%, nta n'uwavuga nka Ezra Mpyisi 100%, nta n'umuntu wamera nka Annette 100%. Icyakora hazaza abakora nk'ibyabo, ariko ntabwo tuzabona copy paste yabo. Murakoze cyane rero. Ese nakwibaza ubutaha twongeye kubakenera kuri Greater TV2 mwaza kugaruka nta kibazo? Yes, turahari rwose. Tumire bwanyu tuzabwitabira. Mwakoze cyane rero, kandi nkomeje gushimira nawe ukomeza gukurikira Greater TV2. Nkwibutsa kuba wakora subscribe, ni ingenzi cyane, ugakanda like, share ndetse no muri comment ukajya mukatwandikira. Yewe ari n'uwo wifuza ko twazahamagara tukaganiriza kuri mikoro zacu hano, nta kibazo, watwandikira muri comment, ari igitekerezo, ari inyunganizi, byose turabyakira, tuba tubakurikiye gatanu ku kandi tubashimira mwe mwese mubasha gukomeza kubana natwe. Ni iby'agaciro, ni iby'ingenzi kuba mukomeza guhitamo Greater TV2 mukabana natwe. Reka rero mbashimire, kandi namwe mbifurize gukubwa neza. Mwakoze rero kuba mwaje, n'ubutaha tuzongera tuganire. Umunsi mwiza, mugira ibihe byiza. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze rero dusenga, noneho reka twakire mu madusengere. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye kurinda kwawe, tugushimiye uburyo ukomeza kuturindira igihugu n'abayobozi bacu, ukaturinda twebwe twese, ukarinda abaturarwanda bagituyemo, ukarinda itorero, ukarinda abantu twese muri rusange. Izina ryawe rishimwe. Twageze hano kuri iyi
televiziyo ya Greta TV2 twemerere cyane amagambo tuhavugiye azabashe kugira inkomezi mu mitima y'abazatwumva, kandi ukomeze kuturinda twebwe twese, ukomeze gukiza abarwayi. Umuntu wese ufite ikibazo uzumva buno butumwa cy'umubabaro n'agahinda kuko ikibazo runaka azaba afite, azabashe gukira mu buryo bw'umutima. Urakoze ko ubyumvishe kandi uzabikora. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.